Yo, what's up nk'ibisanzwe ni Dan P cyangwa se Dan P Music Rwanda ku mbuga zigiye zitandukanye kuri Instagram hangani kuri Odd Media TV ya muri kubibona nago ndi njyenyine kuri kamera. Uyu munsi nabazaniye mwite igisimba igikoko bamwita Dr. Rio Lion Mubaya. Dr. Rio Lion Regional Mubaya. Bamwita Mubaya sana. Sasa bro banza kiro gutya kabisa. Wewe n'umustar byatari kabisa. Yeah. Dutangira hari ikintu ngiye cyise kinza mu mutwe numva nshaka kukubaza cyane. Ese wiyumvaga gute mu gitaramo duhereye mu gitaramo cya Ben na Melody kuririmba kuri stage imwe, kuririmba kuri stage ivuyeho The Ben, bimeze gute nyine wiyumvaga gute? Ubundi kuririmba ni ibintu byanjye. Ngewe n'umuziki turi gutyo. Agatoki ku kandi. No kuvuga ngo ngewe ubundi ngewe ubwanjye ubuzima bwanjye bukoze muri chaîne musicale. Yeah. No kuvuga ngo rero gutarama hariya nagiye niteguye kabisa, abantu mbizi neza ko ngiye kubaha ibyabo no byabo nyine ngo byaro guca impaka, ariko nanjye ku rundi ruhande byaro guca impaka kabisa, nereka abanyakigali n'abanyarwanda muri rusange n'abahanze y'u Rwanda mbereke ko hano hari umuhanzi, bereke ko Nyagatare no na kabisa hari umuhanzi. Ase wenda tugomeza twihuta ni nyiresomo barakwiho cyase experience urumva gukora kuri la stage yarivuye abahanzi bakuru mu gihugu no hanze bagenda bakora nka experience wabashe kuba bakuraho ni ntago byari byoroshye. Stage yari stage nini cyane, stage ya metero 40. Na kuyirukanka ku ndirimbo y'iminota mike, buriya sinjya nkora n'indirimbo z'iminota myinshi. Kuyiruka kuva hano kugera hirya ushobora kugaruka ugasanga indirimbo irarangiye abafana bose batakubonye. Ya ari big stage kabisa. Bivuga ngo rero ngewe naraje stage ndabanza ndayibara nyikubita imibare, ndavuga nti ngewe ndajya niruka muri metero 20, izindi zo hirya benzihore. Niyo mpamvu byagiye bigaragara ko wibanze ku ruhande, ubwo ni nakubitaga hagati na hagati. Sasa wenda kugira dukomeze wamubitiraho nk'irandirimbo winjiriyemo kabisa, nabonye abantu benshi barayikunze byahatari, ugira n'ikintu tubwiraho. Yes. I'm Dr. Rio Lion Regional Mubaya. Fatukomeze, 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 fatukomeze. Ngize amahirwe disinda kubona ufata ukomeze utande kurankagwa ntube nkumwe wa mbere, urukundo rwe rwari nko kwigura, nabaga mfite ipinda tukavugana n'abanarifite simuce n'iryera, icyo nkusaba kumoza ukankiza amarira ye yasigiye ku mutima, nariruka mpoza warira nkaguhoza, rukundo rugakomeza bashaka kubimenya nabo bakatubaza fatukomeze, 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 fatukomeze. Hariho bangira abandi kutagira ibiceri, nubwo waba ufite inota akabona ukurusha uwahita kwanga. Hariho n'igihe sikomanya amahembe cyangwa ibinyabiziga bibiri byombi bigacana maremare. Fata komeza, fatukomeze, 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 fatukomeze. It's a Dr. Rio. It's a Dr. Rio Lion Regional Mubaya sana. Ase inspiration ya Mubaya imeze. Ibintu bya Mubaya rero aka kantu kitwa Mubaya nzagasobanura mu bindi biganiro uko biri kose nako kafitaho kavuye, nkuko nandi mazina yose mfite ukuntu yagiye azayo niswe n'abafana. Nawe urabyumva kabisa bitewe mu kiganiro gikurikiye uzatubwira. Nzababwira kabisa izina Mubaya kabisa ukuntu ryaje. Kuri uyu munsi nagiraga twibande kuri kiriya gitaramo n'ubundi cya Bruce Melody na The Ben, tuvuge no ku bindi bintu bigiye bitandukanye Iwacu Muzika Festival. Ariko mbere uko tugera kuri Iwacu Muzika Festival, ni nk'ikihe kintu nyine cyagukoze ku mutima kuri uriya munsi wo kuri kiriya gitaramo, abafana ukuntu bakwakiriye, nyine ikintu cyagushimishije tu? Uko nabyakiriye, ikintu cya mbere nashimiye Odd Media. Odd Media kuko
nibo bamfashije kugira ngo indirimbo naririmbye isohoka ari indirimbo. Muri ya myandikire yanjye, muri kwa kuririmba kwanjye, ryajwi ryanjye ryiza nk'iry'intare, uko byagenze kose Odd Media kabisa, Odd Music niyo yamfashije kugira ngo bigende neza. Ikindi cya kabiri, abafana narabashimiye cyane, kuko uko waririmba kose ariko iyo ureba abafana kabisa kandi ubona bafite vibe ziri hejuru, bituma kabisa wumva ko ufite abantu. Ikindi ubona ko ukunzwe cyane ko noneho kuririmbira mu karere wakuriyemo bisa naho nakavukiyemo, kubera ko aka karere nagatangiye kukabamo ndi umwana muto cyane. Byatumye rero narebye abafana, ndeba ukuntu barimo bamfana, ndeba ukuntu natangiye naho ngeze noneho nuko nabantu kuririmba kuri base kabisa. Nshimira akarere, nshimira abafana, ariko cyane cyane nashimiye Odd Music Studio kabisa, yamfashije kugira indirimbo narimbye igende neza. Odd Media cyangwa se Odd Music Studio, barayishimira nk'ibisanzwe. n'ubundi Odd Music Studio ikagira n'irindi shami bita Odd Media, ariho muri kudukurikiranira. n'ubundi wagenda ugakora subscribe. ariko wenda mbere yuko tukomeza, ngafite ibibazo bigiye bishyushye nyine, urumva wari warabuze muri iyi minsi, waragiye mu bitaramo gutya na gutya kuri Radio Rwanda, nabonye warakubitaga. wenda nabyo turaza kugenda tubivugaho gakeya. ndashaka ubanza ucimaka ku bantu bari kwibaza mu gitaramo Iwacu Muzika Festival ejo bundi kizabera hano Nyagatare, ese koko ni wowe zakubitamo? niwe makuru nyine ari kuvugwa hano ku mihanda, Dr. Lion azakubita. ndagira ngo ucimaka nyine mu gihe batarabita gahunda za Iwacu Muzika Festival. zo ibintu byaho haba hari abahanzi bateguwe. Ikindi iyo bageze mu karere, akarere niko gatanga umuhanzi uzazamuka gafatanyije n'itangazamakuru ryo muri ako karere. bivuga ngo rero iby'iwacu muzika abahanzi bazaririmba ndabazi, ariko ikijyanye n'umuhanzi upcoming artist wo mu karere we ntago ndamenya uzakora uwo ari we. ariko mbere yaho gatoya tutarajya kuri unyobye uwo waho ngo umunani naho ngo Iwacu Muzika izabigiye, n'undi amahirwe menshi ku mihanda biri kuvuga ko ari wo uzakora. ndagira ngo ucimaka bimeze gute? Amakuru menshi nagiye menya nuko igitaramo Iwacu Muzika izaba izanye, bagiye bavuga ko kenshi hazaririmba umuntu utaririmbye muri Summer Country. muri Summer Country rero kuba nararirimbye, natekereje ko bishobora kuba ari imbogamizi cyangwa biri mu bintu byanyimye amahirwe yo kujya no muri Iwacu Muzika. ariko nanone abafana ngiye byo mbafitiye ni byinshi, kuko mbere ho gatoya mbere y'igitaramo mfite ikindi gitaramo icyo nzaririmbamo. igitaramo kizabera hariya Ryabega, kizaba kirimo njyewe na Riderman, Rider Zoe Gisumizi, urumva azaba ari kumwe nanjye Dr. Lion Original Mubaya, ewana n'umuntu bitane DJ Crash, n'abahosta barimo Natasha Ndahiro, ewana n'umuhungu witwa Honest. Ubwo barabyumva rero, abantu bari tayari. urumva Summer Country yo turakomeje, yarakubise. ase wenda reka mubazo gake ko warakoze muri kiriya gitaramo cya Summer Country, Bruce na Benny, ukumva nyine byahise biba imbogamizi, inzitizi ko wajya muri Muzika Festival, wumva nyine bimeze gute? warakoze ni imbogamizi cyangwa nta mahirwe wari waje? ubundi njyewe muri njyewe ntahirwe mfusha ubusa. ririya yirwe ry'Iwacu Muzika rije naribyaza umusaruro, iryo muri Summer Country ryaraje ndibyaza umusaruro. ikindi ndacyarimo kwegerana n'abafana, nanababwira yuko mfite byinshi cyane. indirimbo hapo sawa ntari naririmba kuri stage, ndababwira yuko nayo ngiye gutangira kuyikoresha. mfite indirimbo nziza cyane kabisa muri no minsi ngiye kujya mbereka. mfite mbese ibyiza biri imbere, ndabifite biracyari aha ngaha kabisa ngiye kubiba. ariko ngiye ku giti cyanjye numvaga n'ubundi nk'ukuntu wari wakoze mu gitaramo cya Benny na Melody, wa performance neza, abafana barabikunze, numva nyine wagakuye n'ubundi kwagura ukakora no muri Muzika Festival. ese ni n'iryane cyabimeze bibaye binyuma ntago tatubizi, bibaye ari ibintu nshobora kuba niha. ibyo rwose ntago nabihagarika, ahubwo nahita nshyiramo imbaraga kugira ngo bikunde. ariko kubera yuko bavuga ngo akimuhana ngo kaza imvura igize ite, aho ngaho rero urumva ntabwo aho ngaho nabasha kugira kubyihereza. ariko
iryo hirwe ndamutse mbashije kurifatisha ibona nahita ndicakira indirimbo wita fata ibona nahita mfata kabisa ngahita ncakira nkakomeza nuko bimeze wenda ni bya bindi tuzagenda tubimenye ntago ari iminsi myinshi iri kubura urumva hari kubura iminsi 2 niba nibeshye ku itariki 18 uyu munsi no kuvuga ngo uyu munsi ni kuwa kabiri ubwo no kuvuga ngo ni iminsi 3 so wenda ku bafana bawe abantu badukurikiye n'aba ari wo zaririmba muri Iwacu Muzika Festival ese bakwitegeye iki bimeze bitegera ikintu nyine ubabwira icyo nababwira cyo umuhungu wanyu Dr. Rio Lion Regina mubaya yewana ngiye mbora niteguye isaha ku isaha wa miryo hirwe ntago naripfusha ubusa kandi nanjye ibyo mbafitiye yewana no guhita mbibaha kandi ikindi icyo nababwira cyo ni wenda kubyo tutari twavuze kuri Summer Country navuyemo mbanza kurwaraho gake ariko ubu ngubu aho nyine aho nyirukiye ewana twitozo ntumenye nabi udupompaje ewana kabisa ibintu bimeze neza cyane ubwo rero bakwitege nyine muri ewana banyitege atari no muri Iwacu Muzika gusa n'imbere harimo n'ibindi ibitaramo byose kugeza iyi vacancy irangiye kugeza mu kwezi kwa 9 abantu banyitega kabisa ko ndi kumwe nabo wenda mbere yuko dukomeza tugenda tugana no ku musozo reka tugire utubazo tumwe challengingamo adusubize and ahita dukubitaho freestyle tugaruke tuganira mu minota ya nyuma dusoza ngiye kuzajya kubaza ikibazo and ni challenge tugiranga kuri Odd Media TV aho tubaza umuhanzi cyangwa se umutumirwa uba wadusanze abayemerewe gusubiza ikibazo bitarenze amasegonda 3 uzajya igisubizo ni uhitamo ikintu kimwe The Ben cya Bruce Melody abana 001 kabisa muri studio cyangwa muri kuryoshya ku Gisenyi muri studio se naho ngomba kuba ndi aho ngomba kuba ndi abana hose ngomba kuba mari uruganda rwarwihakanye ngomba kuba mari hose urumva ngomba kuba ndi muri studio hanyuma naho ngaho handi nkajyayo kandi nkajya kubereka ibyo nakoreye urumva ko amanota turi kugenda yabura amasegonda yarenze 3 iki no kuvuga ngo wari kumbwira hehe muri studio cyangwa se kuryoshye ku Gisenyi muri studio ni wabanza rahira ntabwo byemeye ibyo bintu ntabwo byemeye ngo yabaye gusubire muri studio cyangwa muri studio kabisa muri studio yaba mwita it's Dr. Rio Lion Mubaya sana original kabisa ntabwo ari igipiratano wenda adukubita freestyle hanyuma tuhita tugaruka ndabona n'abafana bari kuguma batwandikira ahangaha tubabwira ni bimwe mu bitekerezo dukubitaho freestyle tuhita tuguruka Injinire simuka manuka tingisha mpaka chini hapo ni sawa turabyina ku manywa dukerereza abagenzi turabyina ninjoro mpaka dukeshe abafite amacupa namwe mumanike ibibazo bishire stress zishire dusabane kandi tudasigana hejuru mpaka mu bicu manuka mpaka hasi hapo ni sawa ndabona message zawe nyinshi ariko n'ubundi abantu badukurikiranye kuri Instagram ya Odd Media TV na TikTok biriho live bose turagenda tubasubiza wenda nyuma tugana ku musozo ese wenda ni we muhanzi ukunda imyambarire yiwe tuntu nyine cyangwe mutite cyangwe ibintu by'ibyangwe rero kubyangwe nanjye mba niyaminiye kabisa mba niyaminiye nta urenze kuri nge kuko nanjye mba mfite uburyo bwanjye nk'umuhanzi wireseraho ku kintu cy'icyangwe ni uwuhe ku kintu cy'icyangwe se ko nanjye nirwariza musa nanjye nirwariza kabisa nanjye ku cyangwe ndiyemera kuvuga ngo nifana ndiyambika hana kabisa ukambika ariko umuntu sasa ahangaha ni cye kintu niyo baguhereza miliyoni 10 nyine uvuga uti wapita si iki kintu ntabwo nagikora miliyoni 10 million ikintu ubundi ikintu ntashobora gukora ni ikintu bita kugambanira igihugu kuko kuri njyewe n'igihugu n'urukundo gusa sasa afite mind yagutse ese wowe abasana urumva nka kuriya wakoze igi muri bya bitaramo twagiye tuvuga bya Ben na Melody ibitaramo bindi ufite biri gutegurwa YouTube uzakorana na Riderman
muri icyo gihe nyine urumva hit bayabaye hit, abafana iyo bagerageje kukwandikira urabasubiza cyangwa nyine uhita ubirya bya bindi by'abahanzi? uwanyandikira ku manywa musubiza ku manywa, unyandikiye nijoro nkamusubiza nijoro, hanyuma unyandikiye nasinzire nkamusubiza mu rukerera nicuye. Oh yes, nuko bimeze. Oh yes, ukibona message umwandikira kabisa. Abana arya sini n'uyu aha turamufite kabisa, tuzajya tumabazanira niba ari kukurya sini byandike muri comment, tuzabunyomoza mu kiganiro kabisa. Ariko si wenda tugana ku musozo, banza ubwira abantu bawe bagukunda bagukurikira, imbuga nawe bakubona, abantu bakunda ibihangano byawe. Hari ukuntu umuntu aba agukunda ariko atazi ngo yakubona gute, babwira abantu bagusanga. Abantu mu nkunde, mu nkurikire, mu following kuri YouTube channel yanjye yitwa Dr. Real Lion Dr. Real Lion Mubaya. Hanyuma iyo ugiye kunshaka kuri TikTok ushyiraho @ ukandika Real Lion. Hanyuma Facebook nitwa Real Lion. Hanyuma no kuri Instagram nitwa Real Lion. Kabisa. Dusoza agira ubutumwa ubwira abafana bawe, ikintu nyine wababwira? Abafana banjye nababwira yuko ari njye nabo ni gutya turi kumwe kabisa nk'ipata n'ubuki. Icyo nababwira nuko ibyiza birahari, imiziki irahari, nzakomeza kubahereza imiziki myinshi uko mubishaka kabisa. Imana izabimfashemo. Imana izabidufashemo. Yagiye yari Dan P cyangwa se Dan P Music ku mbuga zigiye zitandukanye, kuri Instagram n'ahandi hagiye atandukanye. Ikiganiro ni Odd Media kuri Odd Media TV. Umuhanzi yari Dr. Real Lion Mubaya sana. Wakoze brother, reka tukure kuri rugendo. Urakoze cyane, reka mbashimire. Thank you. Yes. Yeah. I'm Dr. Real Lion Original Mubaya. Odd Music. Emeritus. Fatukomeze unekure, fatukomeze unekure, fatukomeze 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 unekure, fatukomeze unekure, fatukomeze fatukomeze. Mubaya amahirwe dusinda kubona, fatukomeze utandekura nk'aba ntube nk'umwe wa mbere. Urukundo rwe rwari nko kwigura, nabaga mfite ipinda tukavugana, simuce niryera. Icyo ngusaba nuko umuzi ukankiza amarira ye yazigiye ku mutima, nariruka muza warira nkaguhoza, rukundo rugakomeza. Abashaka kubimenya nabo bakatubaza, fatukomeze unekure, fatukomeze unekure, fatukomeze 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 unekure, fatukomeze unekure, hariho abandi kutagira ibiceri, nubwo waba ufite inota akabona ukurusha, uwahita kwanga. Hariho n'igihe zikomanya amahembe cyangwa ibinyabiziga bibiri byombi bigacana maremare.